Yes, reka nongere nkwifuriza ibihe byiza, nkwifuriza amahoro y'Imana cyane aho uherereye hose ibice bigiye bitandukanye. Alyn Sano yavuze ko urupfu rwa Pasiteri Theogene Niyonshuti rwari gutuma asubika gahunda yo gusohora alubumu ye ya mbere yise Rumuri, bibuzwa nuko n'ubundi yari yamaze kuyishyira ku mbuga zicururizwaho imiziki muri rusange. Ibi ngibi yagarutseho mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru cyitwa Igihe cyandukira kuri internet. Iki gihe yari ari kugaruka kuri alubumu ye y'indirimbo zigera kuri 13. Reka nongere nkwifuriza ibihe byiza rero cyane aho uherereye hose, waba uri mu Rwanda cyangwa se hakurya y'imbibi z'u Rwanda. Nkwifuriza amahoro y'Imana cyane, kubwira ngo wowe ukomeje gushingurwa n'iyi nkuru y'akababaro cyane, inkuru y'icamugongo, inkuru yaciye igikuba mu Banyarwanda bose ndetse no mu bandi bantu bumvishe ubutumwa bwa Pastor Theogene, yabumvishe ubuhamya bwe abo yafashije, dore yuko yari umwe mu bantu bafashaga abantu benshi cyane bagiye batandukanye, harimo nabo yariraga iwe mu rugo yakuye ku mihanda nk'uko nawe yahoze ari mayibobo, ariko ubu ngubu akaba yarasigaye ari umushumba mu idini rya ADPR aho yakoreraga umurimo w'Imana n'ubundi. Ariko bikaza gutangazwa neza yuko yamaze kuba yakwitaba Imana azize impanuka, ubwo yari ari kuva mu gihugu cya Uganda ari kumwe n'abandi bakozi b'Imana ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Bikaba byamaze kugenda byemezwa muri rusange. Hari abantu benshi cyane bagiye batandukanye rero bagarutse ku rupfu rw'uyu mugabo, umwe mu bagabo bababajwe n'urupfu rwe, benshi cyane bagiye batandukanye, harimo Minisitiri w'Urubyiruko Dr. Ituma Twishima, harimo n'abandi bayobozi bagiye batandukanye nka Meya w'Umujyi wa Kigali wungirije, ibyamamare bigiye bitandukanye nka Anita Pendo, hari n'abandi benshi cyane bagiye n'ubundi bapostinga uyu mugabo bagira n'icyo bavuga ku rupfu rwe. Alyn Sano, umwe mu bakobwa bagezweho mu muziki nyarwanda, umwe mu bakobwa bamaze kubaka izina, ufite n'indirimbo nziza yitwa Sayress yakoranye n'uwitwa Kiriku ndetse n'uwitwa Fikfama ikaguturuka mu gihugu cya Uganda, yamaze kuba atangaza yuko urupfu rwa Pasiteri Theogene Niyonshuti rwari butuma asubika gahunda yo gusohora alubumu ye ya mbere yise Rumuri, bibuzwa nuko yari yamaze n'ubundi kuyishyira ku mbuga zicururizwaho imiziki. Yavuze ati, ngewe ntabwo nari kujya kumurika alubumu yanjye y'indirimbo zigera kuri 13, nuko nyene byahuriranye nuko nari namaze kuzipostinga cyangwa se kuyishyira ku mbuga zicururizwaho imiziki. Ngo ikaze ntahandi wakura amakuru agiye atandukanye bagezweho hirya no hino mu isi usibye hano. Nitwa Emile Kanamugire, ndagusaba gukanda subscribe kugira ngo ubashe kuzajya ukurikira breaking news zigezweho, amakuru agiye atandukanye abari gutrendinga hirya no hino mu isi. Ngo ikaze rero. Nk'uko nari mbivuze, ni umwe mu bakobwa beza, umwe mu bakobwa bagezweho mu muziki nyarwanda, yakoze amahiti menshi mu mpera z'umwaka wa 2022, yahuye n'uwitwa DJ Pius ndetse n'undi musitari ukomeye mu njyana ya Kinwa Trump, baza gukora injyana bise Bonane. Iyi ndirimbo yarayifatanyije gukora imbe yavuze na DJ Pius ndetse n'uwitwa Bushari. Ni Alyn Sano bayita Bonane, imwe mu ndirimbo nziza cyane, ariko kandi yanakoze ayandi mahiti menshi. Yari afite nk'indirimbo nziza yitwa Sayress yakoranye na Kiriku guturuka mu gihugu cy'i Burundi ndetse n'uwitwa Fikfama guturuka mu gihugu cya Uganda. Uyu mukobwa rero yari afite gusohora alubumu ye yise Rumuri iriho indirimbo zigera kuri 13. Alyn Sano rero yaje kubaganira n'ikinyamakuru cyitwa Igihe cyandikira kuri internet, avuga ko urupfu rwa Pasiteri Theogene Niyonshuti rwari gutuma asubika gahunda yo gusohora alubumu ye ya mbere yise Rumuri, bibuzwa nuko yari yamaze kuyishyira ku mbuga zicururizwaho umuziki. Ibi yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Igihe agaruka kuri iyi alubumu y'indirimbo 13 zose. Ubwo yari abajijwe uko yakiriye inkuru yuko Pasiteri Theogene yitabye Imana nyamara yaragiye gusohora alubumu ye, yavuze ko byamubabaje ndetse atekereza no kuba yareka kuyisohora. Ati,
nabibyukiyeho ndavuga nti ese mana ni wowe uri kumbuza gusohora alubumu. Nashatse kubireka ariko kuko zari zamaze n'ubundi gusohoka mbura icyo mbikoraho. Aaron Sano avuga ko batari baziranye, icyakora yamufataga nk'umuntu utanga ubutumwa bukomeye bufitiye akamaro sosiyete nyarwanda muri rusange. Ubutumwa yageneye abakunzi be nyuma yo kumva iby'iyi nkuru y'akababaro, Aaron Sano yagize ati igihe cyose umuntu yagenda kuko twese tuzagenda, koresha igihe cyawe neza kuko ntawamenya. Aha akaba yahise abatura indirimbo Bohoka irimo ubutumwa bumeze nk'ubwo. Aha akaba yaragize ati n'ubundi mu buzima ni byiza kutibabaza, nubona amahirwe jya wishima ukoreshe neza igihe cyawe n'ubundi urimo, ejo cyangwa ejo bundi wagenda. Hoya mama wikwifunga, ryoherwa n'ubuzima. Pasiteri Theogene Niyonshuti yitabye Imana mu ijoro ryo kuwa 22 shyira kuwa 23 Kamena 2023 azize impanuka yakoreye mu gihugu cya Uganda, aho babiri muri bo mu bo bari kumwe nabo bahise bitaba Imana, naho umuririmbyi umwe ari nawe warokotse akaba arembye cyane muri rusange. Ngayo nguko rero ni Aaron Sano, umwe mu bakobwa bagezweho hano mu muziki nyarwanda, mu bakobwa beza. Yavuze yuko nubwo ataraziranye na pasiteri ariko yamufataga nk'umuntu ukomeye, kuko uyu mugabo ni umwe mu bagabo batangaga ubutumwa nk'uko Minisitiri w'Urubyiruko Dr Ituma Twishima nawe yabigarutseho. Yavuze ko uyu mu pasiteri cyangwa se uyu mukozi w'Imana wakoreraga umurimo w'Imana mu itorero rya ADPR ari umwe mu bagabo batangaga ubutumwa cyangwa se bigishaga mu mvugo zifasha urubyiruko cyane cyane, dore ko yiyeze kwibera mu buzima bwo mu muhanda ari mayibobo nk'uko atatinyaka kubivuga, ariko Imana yari yamugiriye neza. Muri uko kumugirira neza ntabwo yibagiwe aho yari ari. Yafashije bamwe mu bo babanaga ku muhanda abazana iwe, arabarera abafata nk'abana be. Benshi bakomeje kwibaza se baraza kubaho bate, dore yuko bari benshi bageraga muri 20 barenga babaga mu rugo rwe. Uyu Pastor Theogene rero nk'uko nagiye mbigarukaho, hari abantu benshi cyane bagiye bapostinga bagira n'icyo bavuga, harimo abanyamakuru, harimo abaririmbyi, abahanzi, dore yuko ni umwe mu bagabo basabanaga n'abantu benshi mu ngeri zigiye zitandukanye, ariko byarangiye yitabye Imana. Ngayo nguko rero ni Aaron Sano nawe wagarutse ku rupfu rwa Pasiteri Theogene Niyonshuti, wari umukozi w'Imana mu idini rya ADPR witabye Imana mu ijoro ryo kuwa 22 shyira 23 z'ukwezi kwa 6 2023, ubwo yavaga mu gihugu cya Uganda yerekeza hano i Kigali mu Rwanda, akaza kugongana na bisi nayo yerekezaga i Kampala mu gihugu cya Uganda, yari ivuye hano i Kigali, bikarangira ashizemo umwuka. Benshi mu bageze aho impanuka yabereye bemeje ko, cyangwa se mu makuru bahafashe, nuko imodoka ya Pasiteri Theogene yari arimo ari nawe wari utwaye, ngo yaje kujya mu mukono w'iyo modoka muri iyo bisi. Ku bantu wenda mujye mubona zino bisi zambukiranya imipaka cyangwa se ziva mu bihugu bimwe zijya mu bindi, ni bisi ziba ziri ku muvuduko udasanzwe. Byongeye noneho mu gihugu cya Uganda ni kimwe mu bihugu bikunze kugaragaramo impanuka ziteye ubwoba. Sibyo yuko wenda impanuka zibaho kenshi cyane mu hantu henshi cyane zikunze kubaho, ariko noneho hari ibihugu usanga biba bitoroshye cyane. Ariko kandi banemeje neza yuko igihe impanuka yabereye hashize amasaha menshi batarabona ubutabazi, bituma baza gushira mu mwuka, ariko wenda bavuze yuko iyo haza kuboneka ubutabazi vuba na bwango byuze byari kugira icyo bitanga. Ngayo nguko rero ni Aaron Sano. Ushobora kujya kuri YouTube channel yiwe ukaba wakumva imiziki yiwe mu karirimbo keza yise Cyrus yafatanyije na Kriku, ndetse n'uwitwa Fake for Mike guturuka mu gihugu cya Uganda. Reka nkomeze mbashimire, nkomeze kwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, kandi amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muherereye hose. Kwibutsa ko wakora subscribe, turayikanda kugira ngo ubashe kuzajya ubana natwe.